Imana ni nyagitangaza pe sinjya wabona worohewe sibonera wa mubyeyi we ariko se ubundi misheri nimba wibuka byakugendekeye bite ibintu byambayeho ibintu bikomeye cyane ubu mbona ni umupfakazi umugabo wanjye twari turabakire pe aza gupfa apfa yarankuye mu kazi ansigira abana 3 umuhungu wanjye y'imfura n'ubundi se yapfuye yibera mu miryango mu mujyi nsigarana utwana 2 tw'udukobwa ubwo rero ubuzima bwakomeje kunshanga buranshanga nangize mfata umwanzuro hari ahantu bari bandangiye akazi ubwo abana banjye mbasigira umuturanyi ndangije ndavuga ntenga njye kureba yuko bikunda mfata inzira ndagenda nibuka ariko byagenze biterana nari ndi mu muhanda ngenda abantu b'abagabo 2 baraza baramfata barankurura ibyakurikiye nanjye subimase niko naje gusanga ndi hano ahubwo wenda ibyakurikiye niwo wabimenye gusa wa mubyeyi we warakoze sinabona uko mushimira pe warakoze watabaye ubugingo bwanjye nubwo abana banjye bwo bashobora kuba buri mu kaga hari igihe wagira amahirwe ugasanga nta kibazo baba bafite ndatekereza abana banjye aho ngubu njye nabyo shawe gumya kuba bari ihangane umaze gutora agatege uraza kusanga abana bawe nta kibazo ariko abana banjye ni ugusanga abana bawe ukajya kureba ko baba ari amahoro nawe se ibintu byose bari mfite wambwiye ko hano nta kintu na kimwe mfite nta na kimwe pe bari bagutaye mu muhanda uraniha uvirirana nuko nyine ubashaka ko ni ukugira nyine ugashaka ukuntu dore umaze gutora agatege ugasanga abana ukajya kureba uko bamerewe Dimo Karame papa Ahasha Nabona urimo kunywa ka mwana nkuzaniye akantu kugira ngo urebe aho umwe wumve bandagira ngo nyine mbwira aho ngeze imipango iriya kampani ngeze kure nawe rero hasigaye umwe wumve inywa ndabona utangiye kuba akagabo sha ariko papa yego sha ibintu ni ibiki bikisi ibintu ni ibiki papa ariko sha genda vuza kuzabibuka ugiye kuki yesu ubwo ufite ikihe gitekerezo uyu ntabwo ari umutimbwe kuko nabyara kamiri nakora rwose yewe dumukire n'amafaranga
Wesha koda mumeze nk'impunzi. Muri impunzi zahe basha? Batoranye kucumbikira. Ngumba cumbikire. Rero se mukaba se basha umuhunga muvahe Inzu yacu baturukanye kandi mama yaradutaye. Rabi Azesha ubwo abana b'umukire nuko mugiye kubaho koko. Nawe tubwiye gutyo n'ukuntu hari inshuti na papa. ubu rero agategeko amaze kuboneka nta kuntu rero wagumye kuguma hano ntabwo byaba bihagije jya kureba abana nagushakiye agatelefone rero nashyizemo nomero yanjye nugerayo urampamagara nk'amakuru umenye ukuntu ibintu bimeze telefone urakoze wa mubyeyi ntabwo narekereye rwose urangana mama nta kundi arega undi umuvandimwe wawe nawe urabona iminsi tumaranye kungana amezi 5 ni menshi urakoze sinzakwibagirwa sinzi icyo nzakwitura mu buzima bwanjye ngaho reka ngende gira nkuherekeze nze ndebe nitegure nde kureba abana wanjye ndebe nimba bakiri bazima mana yanjye gira umuntu nkuherekeze wese nabaye ikimugu tangane uko bigenda mu buzima nuko nta kundi Yaba inshuti nazo iriya mbwa yapfuye itagira n'urwara rwo kwishiba niyo aragenda ari kubishutirayo yacaca gusa mbese ntigenda umugore kambana kirukana mukamahura ase we ntabwo uzi ko nanagukumbuye koko uraho neza ko si umugore byamugendekeye biri abana banjye bari abana bawe rero abana banjye bari he ndabakumbuye we Amina ari abana banjye bari abana bawe abana banjye iki abana bawe narababuze baki